twe twabavunyishirizaga. murakoze cyane. bantu ba Bugesera n'abavuye ahandi, haba mu mujyi wa Kigali, haba hano hafi za Nyanza n'ahandi, hafi za Ngoma, muraho muraho. Muraho cyane. Abari hirya inyuma hariya turumvikana, muraho. Nabo twavanye aho twavanye, muraho muraho. Rero ndishimye cyane kubona umwanya nk'uyu, guhura namwe, kubonana namwe mungana mutya. Mwakoze cyane kuza mungana mutya. Nk'uko byanavuzwe, Knowless yabivuze, turi abaturanyi. Ndaza no kubabwira ibindi bijyanye n'uko guturana. Ariko reka mbanze nsubize ibyasabwe na Knowless. Nuko yavuze mbere yanjye, naho nanjye nari mbifite. Murakoze cyane ko nzashaka umwanya nkabatumira tugatarama, ndetse twebwe kubera imyaka yacu naho tugeze n'ibyo twagiye, buri gihe kigira ibyacyo. Akantu twatangiye kukabona kera mbere y'abo bana. Hanyuma ubwo abantu iyo bataramye barishima, ndetse kubera ko katugezeho kera, twe dushobora no kugaba. Ubwo tuzabagabira rero. Hanyuma icyatumye ntura mu Bugesera nkaturana namwe, byari ugusubiza ikintu numvise kuva kera gituruka ahantu habiri, hano mu Rwanda ubwaho ariko no mu baturanyi. Yavuze ngo ni Umugesera
babaga bavuze iki? Bahaciraga abantu ngo bajye kugwayo, ntabwo hari ahantu ho kuba. Banza ngo aha harabaye na za tsetse zikarya abantu bakarwara bagapfa. Hari abantu rero mu Rwanda bari bagenewe kuba mu Bugesera ngo bicwe n'indwara ya tsetse. Icyatumye mpatura ni iki rero? Cyangwa icyatumye hubakwa ibi mwahoze muvuga mwumva byubakwa n'ibindi biracyaza? Impamvu yari ukuvuga ngo mu Rwanda hose nta hantu ho gucira abantu ngo bajye gushirirayo. Nta n'abantu abo ari bo bose mu Rwanda, uwo ari we wese, ntawe ugenewe kurimburwa ngo abuzwe ubuzima bwe. Nta n'umwe. Rero njye naravuze ngo hariya ahantu hagombaga kurimbura abantu, reka ngende mpajye nk'ikimenyetso cyo kubihakana, cyo kubirwanya. Ari hagati yacu tubane neza, ari hagati yacu n'abaturanyi tubane neza, hanyuma twe kwikorera ibyacu bitureba, dukora ibyacu by'amajyambere. Ari umunyabugesera, ari uturuka mu kandi karere k'iki gihugu cyacu, bagira ubuzima bumwe, bagira amajyambere amwe, bagira umutekano umwe, twese nk'Abanyarwanda tube kimwe, dutere imbere. Sibyo? Hanyuma rero twebwe, yewe n'urungano rwanjye, abo tungana bo myaka nk'iyanjye, hari abonduta banyegereye, hari abanduta nanjye ngenda negera. Twagize amahirwe, hari igihe twagize amahirwe, yo kuba FPR. FPR, Inkotanyi. FPR ntabwo ari ziriya nyuguti eshatu gusa. FPR ni politiki, ni uburyo bwo gutekereza, ni uburyo bwo kubaho, ni uburyo bw'imikorere ijyanye n'ukuntu abantu bakwiye kubaho, ijyanye n'ukuntu bakwiye gutera imbere, tukagana aho abandi bageze kera tukabageraho, ndetse byaba bishoboka tukabanyuraho. Ibyo rero ntabwo twabipfusha ubusa. Cyane ndabibwira mwebwe urubyiruko, mwe mukibyiruka bato,
twifuza kubarera muri iyo politiki ya FPR yo gukotanira umutekano n'amajyambere y'igihugu cyacu. Ariko mujye mwibaza, umuntu n'inkundi, haba hano mu Rwanda, haba mu baturanyi, haba i Burayi, mahanga akize ateye imbere cyane, buriya bageze kuri byinshi, ariko ntabwo baragera ku kurema umuntu kuko ntibyashoboka. Niyo mpamvu rero twebwe tunababwira, kandi niko mukwiriye kumera mwebwe urubyiruko rwa FPR rw'Abanyarwanda bubu, ukwiye gutinyuka mwebwe mukareba umuntu mu maso mukamubwira ko atari Imana yanyu. Ntabwo ari bo Mana rwose. Iyo niyo ngiro, niyo ntego, niyo politiki ya FPR, niyo politiki y'inkotanyi. Mugomba gukotana, nibwo mugera ku buzima mwifuza kugeraho. Nta muntu uzaza ngo adutobangire ibyo twubaka. Ntabwo azabyishimira icyo azamuha. Hari n'abariya rero bakoresha bamwe bake cyane muri twe, bakabagira ibitangaza, barabashuka. Buriya bazarinda basaza, bashiremo umwuka, ntacyo bagezeho, ari igikoresho gusa. Twe rero turebe igihugu cyacu, twirebe, turebane, tumenyane, tumenye ko ibyiza bibaye kuri umwe bikwiye kugera no ku wundi, bikwiye kugera kuri twese, bikwiye kugera ku gihugu cyose, bityo tugatera imbere, iby'abandi tukaberekera ba nyirabyo. Usibye kubana nabo neza, gukorana nabo neza, guhana amahoro. Ariko iyo ushaka amahoro, witegura no kuyarinda. Twe rero twiteguye kuyarinda, nimwe duheraho kandi. Turangije iby'umutekano, igikurikiraho cyangombwa ni politiki nziza itagira uwisiga inyuma mu gikorwa gikuru dushyira imbere cy'amajyambere. Amajyambere murayabumva, gutera imbere. Abantu ntibahore baganya umuhanda, baganya amashuri, baganya ubuzima, ibintu bitanga ubuzima, baganya ifunguro,
ukaba umuryango ukagira abana urimo umugore n'umugabo ugasanga baragorobye bifashe ku itama ntibafite aho uri buvane ikiri bubatunge. Ntabwo ibyo bikwiriye kuba amateka yahise dusiga inyuma mu gihugu cyacu. Sibyo? Iyo rero niyo nzira turimo, ntabwo dutangiye uyu munsi, ntabwo dutangiye ubu. Icyo turimo ubu ngubu kiraganisha mu bikorwa by'itariki 15 z'uku kwezi, mu minsi mike iri imbere, bayivuze 9, kugira ngo mu buryo bwa demokarasi nk'Abanyarwanda twongere duhitemo uko dukomeza iyo nzira. Iyo nimuzatoranye muzaba mutoye FPR, ubwo nyine nanjye nzaba ndimo, kuko maze rero jyewe ndige kubera mwe. Namwe muzabe mwe kubera jye. Hanyuma rero urumva ko ibintu ari magirirane, ni icyo gihango nyine. Kandi dufitanye igihango twese hamwe, nuko tugeraho tukivanamo intare ijya imbere y'izindi. Sibyo? Nibyo cyane. Rero wavuga ibyacu, wavuga amateka, avuga aho tuvuye, ibyo tunyuzemo, aho tugeze, aho tujya, ibyo ngira ngo musanzwe mubyumva, nta nubwo twabivuga muri aya masaha ngo tubirangize. Gusa nagira ngo ndangize nongera kubashimira cyane rwose. Ndayakiriye. Ni byiza ko turangirije kuri izo ntare z'inkotanyi. Ndagira ngo mbashimire ko mwaje, ko twahuye, mbabwire ko nishimye, hanyuma bizahora bityo kandi igihe kirekire. Mwakoze cyane. Mutahe neza.